Abanyarwandakazi benshi bakunda kwibaza amavangingo ava hehe, ububobere buva hehe, ubushake buva hehe. Nta bindi rero hano kuri iyi cano tugira ibiganiro byinshi byiza kandi bitanga n'umuti, nta handi wabikura ni kuri iyi cano. Rero ushobora kwibaza uti ko numva abandi bavuga ko amavangingo akunda kuboneka ku gitsina gore ava hehe. Nta handi rero biva atari mu gukuna cyangwa se icyo twita guca imyeyo. Guca imyeyo ni iki? Guca imyeyo ni igikorwa cy'abakurambere bacu b'abanyarwandakazi babikoraga kugira ngo byitwe ko ari umwambaro, kuko ni iyo waciye imyeyo n'iyo wakwambara ubusa ntawe uhabona. Aho hantu rero ushobora kwibaza ngo ni hehe, ushobora kugira amatsiko yo kuhamenya. Iki kiganiro rero tukaba tugiye kuvuga icyo twita gukuna cyangwa se guca imyeyo ni iki, ariho haturuka amavangingo ndetse n'ububobere. Tega amatwi rero ntujye kure, tugiye kukugezaho ikiganiro cyo gukuna ndetse cyangwa se guca imyeyo, wumve naho amavangingo ashobora kuva ndetse n'ububobere bw'igitsina gore aho gishobora kuva. Guca imyeyo ni iki cyangwa se gukuna ni iki? Gukuna, abadamu tugira imyanya myibarukiro nk'uko bisanzwe, nk'uko n'abagabo babigira, icyo twita igitsina mu kinyarwanda. Imyanya myibarukiro rero, abadamu tugira icyo twita clitoris cyangwa se rugongo. Rugongo rero munsi yaho habaho icyo twita imishino ibiri iba ishamikiranye. Iyo uri guca imyeyo rero ukurura ya mishino hanyuma igakura, yamara gukura ikambika wa mwenge tubyariramo, hakaba n'umwenge w'inkari. Iyo rero waciye imyeyo hose haritwikira ku buryo utabasha kubona ubwambure bw'umugore. Icyo rero nicyo twita guca imyeyo. Ushobora kwibaza uti imyeyo nayica gute? Imyeyo uyicibwa n'umuganga wabyigiye, akaba afite amavuta ateguye, hanyuma ukaryama ugaramye, we akajya mu maguru yawe agafata ya mavuta akagenda akurura ya mishino navugaga yo munsi ya clitoris, hanyuma igakura igatwikira hahandi. Ariko nta wundi muntu ugomba kubigukorera utari umuganga, kuko igitsina gore tugomba kugira ibanga kandi abaganga bagomba kugira ibanga. Aho rero nta handi wabisanga uretse kuri Hindem Polyclinic na Cha Medicine, ku ivuriro rikorera hano Kimisagara kuri sitasiyo ya SP. Ni njye muganga uhakorera, abadamu, abakobwa, abana batoya bose ndabakorera. Ushobora kuvuga uti wenda mfite imyaka 30, bishobora kutaza. Oya, biraza. Niyo waba ufite imyaka 35 kujyana hejuru, upfa kuba ufite amavuta ateguye neza arimo imiti, hanyuma ugakurura ya myeyo yawe irakura nta kibazo. Hano kuri Hindem Polyclinic na Cha Medicine kuri sitasiyo ya SP niho nkorera. Mba mfite amavuta ateguye neza arimo imiti, hanyuma nyuma y'iminsi 3 ubona imyeyo yawe yatangiye gukura. Imyaka wawe ufite iyo ari yo yose, nyuma y'ibyumweru 2 uba wagwije. Ushobora kuvuga uti kugwiza umuntu afite imyeyo ireshya ite? Kugira ngo upime igipimo cy'uko wagwije, ufata musumba zose y'urutoki rwawe ukabara uhereye ku rwara hejuru, ukabara urugingo rwa mbere, urwa kabiri niho ugomba kugarukira, nta handi ugomba kugarukira. Urwo rero nicyo gipimo ugomba gupimiraho ko imyeyo yawe yagwiriye. Ariko ndakwizeza ko waba umwana wa muntu mukuru, ibyumweru 2 uba wagwije. Icyo gihe umugabo ntago yakuveba ko wabaye igipampara cyangwa se ko wabaye icyungo kirimo ubusa, kwa kundi tujya tubivuga mu kinyarwanda ko umuntu utarakunnye aba ari igipampara, aba ari icyungo kirimo ubusa, mbese aba ari biri hanze. Icyo gihe rero umugabo ntago yakuveba kuko uba waragwije. Ikindi, iyo myeyo iyo uyifite nk'umunyarwandakazi cyangwa nk'umudamu, icyo gihe ya mavangingo araboneka, ntabyo kwirirwa ushakisha. Ni ukuvuga ngo umugabo iyo ari gukora sex cyangwa se ari gukora imibonano akubita kuri ya myeyo, hanyuma amavangingo akimena.
ariko se niba utagira imyeyo yakubita he kugira ngo ayo mavangingo uyabone? Ibyo rero nabyo biba ari ikibazo iyo nta myeyo waciye. Ikindi, umunyarwandakazi agomba kuba yoroshye mu gitsina cye, akaba yoroshye, akaba afite amavangingo ku buryo aryohera umugabo we ntagire ifemba yo kuba yajya hanze kugira ngo yumve abandi uko byifashe. Iyo waciye imyeyo rero nta mugabo uguca inyuma, ni ukuvuga ngo umugabo aba ari uwawe wenyine, ariko iyo utaciye imyeyo aragenda agasanga hanze abandi barayiciye, akagaruka ati madamu wanjye, hari n'igihe atabikubwira akakureka nyine ukaba mama w'abana, ukaba mu rugo, ariko iby'akabariro ukabona ntabwo bimushishikaje. Nuko aba yavuye ahandi, hahandi imyeyo bayiciye, akumva araryohewe, akavuga ati nubwo natanga n'ibihumbi 5 kuri uwo waciye imyeyo, byibura numva bwa buryohe bw'umunyarwandakazi, numva bwa buryohe bw'igitsina gore. Ariko nawe munyarwandakazi pe, ni umuco wacu, ni umuco w'abanyarwandakazi tugomba gukurikiza, kuko niyo ugiye kubyara, akandi kantu, iyo ugiye kubyara waraciye imyeyo, ni ukuvuga ngo kubyara ntabwo bikugora. Iyo waciye imyeyo, bya bindi byo kubagwa, bya bindi byo kuvuga ngo kubyara byananiranye, oya, ibyo ngibyo ntabwo bijya bigorana, kubera ko uba waraciye imyeyo, umwanya warawaguye. Niba ya mavuta ukoresha arimo ya miti nakubwiraga hano kuri Hidden Polyclinic Natural Medicine dutanga, niba ya myeyo waragiye uyikurura ukoresha amavuta, n'igitsina kiraguka kikaba kinini, kigakura ku buryo wa mwana atambuka nta kibazo afite, agatambuka pe, ntubagwe cyangwa se ngo inda ujye ku nda ikugore uze kuba wabyara nyuma y'iminsi ngahe, oya. Iyo waciye imyeyo ubyarira igihe kandi ukabyara neza utababaye, ukabyara pe. Akandi kantu rero k'umuntu waciye imyeyo, urabona kera, mu muco wa kera, iyo washakaga umugore ukagenda ugasanga ntabwo yaciye imyeyo, wafataga ibuye ukarishyira mu nkangara, bagasubiza kwa nyirabukwe w'umuhungu, bababwira ko bareze nabi, cyangwa se umukobwa wabo ari igipfapfa, ari umupfayongo, mbese bakakwita amazina amwe menshi cyane kandi mabi. Iyo waciye imyeyo rero bagenda bashima iwanyu, bagenda bavuga ko bareze neza, ni ukuvuga ngo n'umutungo w'urugo ukiyongera. Ikindi, umugabo n'umugore ntabwo batandukana, no ma divorce tugenda tubona, iri tandukana ry'abagore n'abagabo bya hato na hato ntabwo tubibona, kubera ko umugabo aryohera umugore we n'umugore akaryohera umugabo we. Icyo rero nicyo cyiza cyo guca imyeyo. Nanone ikindi kibi cyo guca imyeyo miremire irengeje cya gipimo nababwiye hejuru cy'urugingo rwa kabiri rw'urutoki rwa musumbazose, bigenda binagana ugira ngo ni amabyi. Ubwo rero icyo gihe uba waciye ibyo bita ibijaburamabyi, ibyo ntacyo byakugezaho. Ugomba kugana hano kuri Hidden Polyclinic Natural Medicine tukagucira imyeyo neza. Tuba dufite uburyo tubikora kugira ngo wa mwenge usibangane. Uburyo tugenda dukurura tuba tubizi, tuba twarabyigiye, hanyuma imyeyo yawe igakura nta kibazo. Ariko uyu ugiye ku muntu utabizi, ashobora kugukurira nabi, ugasanga imyeyo yawe ubaye nk'ufite imboro kandi ntayo ufite. Bisaba rero ngo ugane umuganga wabyigiye, ndetse ukoreshe n'amavuta meza ateguye arimo umuti kugira ngo ya myeyo yawe ibashe gukura. Ni ukuvuga ngo rero hano kuri Hidden Polyclinic Natural Medicine kuri sitasiyo ya SP ya Kimisagara, iyo uje turakwakira tukagukorera ku mafaranga makeya cyane, kugira ngo tubashe gufasha abanyarwandakazi, abakobwa bacu, kugira ngo babashe kugira umuco ntuducike, kuko tugomba gusigasira umuco wacu. Niba abakurambere bacu barabikoraga, bazi ko bifite akamaro, kandi tugomba kuwusigasira kugira ngo ntubashe gucika. Dore ahantu henshi bagenda bavuga ko ntacyo bimaze,
bakavuga ko guca imyeyo ari umwanda. Oya, ntabwo ari umwanda, ni igikorwa kigomba gukorwa kandi n'abanyarwandakazi. Erega n'umugabo ashobora kukubwira ati genda ujye guca imyeyo, ntuzavuge yuko ngo ni uburaya, ngo ni oya. Guca imyeyo ni iyo waciye imyeyo ugira urugo rufite ibintu, ugira urugo rugendwa, ugira urugo mbese buri kimwe, amata ahora aho ngaho, abana ubona bakina, ibintu byose ubona batabuze icyo kurya. Kubera iki? Watubuye wa mutungo w'urugo, watubuye bwa bushobozi bw'umugabo. Umugabo nawe akora abona ko hari icyo ari gukora. Niba mwari mu bukode, umugabo agakora avuga ati ngomba kugura inzu, kandi iyo nzu koko ikaboneka, ngomba kugura imodoka ikaboneka. Ariko hahandi uvuga ngo umugabo ari gukora, ukabona inzu nayo kuyishyura ni ikibazo, kurya ni ikibazo, kugura imodoka ni ikibazo. Ese uzahora ugenda n'amaguru kubera umugore wawe utarakunnye? Oya, mubwira tugane kuri Hidden Polyclinic na Charm Medicine. Dufite imiti ibikora vuba vuba, kandi nanjye nahari nka muganga kugira ngo mbibakorere, mbibafashemo kugira ngo tubashe gusigasira umuco wacu. Reka ne kubatindira rero no kubarambira, gusa mujye mukurikirana ibiganiro byo kuri iyi channel, kuko nk'ubutaha tuzaganira ku muti w'amavangingo. Ushaka kwibaza uti amavangingo ese niyo naciye imyeyo amavangingo akabura biba byagenze bite? Icyo nicyo kiganiro mbararike cyo gukurikirana. Murakoze cyane. Yari Keza Esperance ukora hano muri Hidden Polyclinic na Charm Medicine.